reka ramwumve akaga gakomeye ahangaha Yozefu yaragiye guhura nawe amaze kwanga ibyo byose. Agumisha uwo mwenda iruhande rwe. Mu by'ukuri yashatse kwifatira Yozefu niwe mukozi w'Imana washatse gufatwa ku ngufu muri Bibiliya. Haleluya. Aravuga ati nge no muri gereza ariko sindyamane nawe, simpemukira databuja. Haleluya. Aho yanguza aho yankwenda hazi n'iki Imana yamvuzeho ndakizi. Genda mu nzira nziza. Niba shobuja yanjize kuguha akazi kubera ko ashaka umuryamana kareke. Ndabashuje bakunzi ba Kiana TV aho muri hose mwimve ko muhawe ikaze. Nge nk'ibisanzwe ni Pastor Umubatiza, aho twabatumiye umutumirwa evangeliste muzi cyane ukunze kugaragara ku mbuga nkoranyambaga yigisha ijambo ry'Imana ariko kandi anatanga n'impuguro zitandukanye. Evangeliste Joy Murenzi tugwaye ikaze kuri Kiana TV. Watangira usuza abakunzi bacu ubundi unadusengera. Murakoze kunyakira kuri Kiana TV show. Amahoro y'Imana akomeze kubaganzaho. Nkuko mwabyumvise amazina yanjye ni Joy Murenzi, nk'abandi umuvuga butumwa bwiza bwa Yesu Kristo. Akaba rero ari jewe mugiye kubana muri rivuga butumwa. Reka dusenge. Data mu izina rya Yesu twongeye gushima kuri Imana nziza, tugucire bugufi muri aka kanya mwami mwiza. Turakwingize kugira ngo Mwuka w'Imana umanuke ubane natwe. Ijambo tugiye kugeza ku bwoko bwawe riba ari ijambo riguturutseho kandi ari ijambo ribumanuke rikagira icyo rikora mu bari buryumve mwami. Shimwa shyirwa hejuru, tegeka ganza, ni mu izina ry'umwami wa Yesu Kristo nsenze nize, amen. Murakoze rero kutwakira. Ni Bishop Umubatiza ni Pastor? Ni Pastor Umubatiza. Murakoze kuba mwatwakiriye kuri channel yanyu. Uyu munsi rero ijambo Imana yashyize ku mutima ni ijambo rimwe itangiriro 37 umurongo wa 36. Ni inkuru ya Yozefu, ngira ngo twese turayizi, ntabwo tuhera aho itangiriye ahubwo tugiye guhera aho Umwuka wera yatwahaye kugira ngo tuhabigishe. Haravuga ngo baba Midiyani bajyana Yozefu muri Egiputa, bamugurirayo na Potifari umutware wa Farawo, watwaraga abamurinda. Haleluya. Reka twongere tumanuke tujye kuri 39. Yamwumvise ko ahangaha yagurishijwe na bene se, ariko bene se nabo bamugurishije kubera ishyari. Baramufite ishyari kubera indoto yarose, ntabwo tubijyamo cyane yenda, ariko nagushakariza kugira ngo uzahasome urebe ubundi iki ishyari rikora. Ishyari ni ribi, ishyari ririsha bene data. Iryo niyo ryahanze rero kuri bene se kubera indoto yarose, kuko bari barahishuriye ko azaba umuntu ukomeye. Yaramubwiye ati muri urugo nta muntu urundutamo, ninjye mukuru, ninjye ukuriye abakozi, ariko wowe ntabwo yakunyemereye. Hari ibyo atanyemereye gukora. Atariko nanone yongeraho ikintu gikomeye, ati nashobora nte gukora ibyo bintu koko, njye kubabaza Imana yanjye. Yarazi ko Imana isumba byose, yarazi ko Imana yamuzamugeza haruta aho ngaho, yarazi ko Imana ari yamugejeje naho ari, yarazi ko Imana yamukuye mu rwobo, yarazi ko Imana, haleluya, amen, yari amaze kubona gukora ku Imana. Yari afite ishurirwa rikomeye. Yesu nashimwe cyane. Reka ramwumve akaga gakomeye ahangaha Yozefu yaragiye guhura nawe amaze kwanga ibyo byose. Murongo wa 16 hano avuga ngo nyirabuja arega Yozefu, bamushyira mu nzu y'imbohe. Yamaze kubyanga agira isoni, isoni azindura uburakari, bituma arega kandi ahubwo uwakamureza ari we Yozefu. Ariko Yozefu aricecekera kuko yari afite ibanga. Mujye mugira ibanga. Niba ari Imana yakubwiye, niba ari icyo ugendana, menya kujera icyo gikundiro. Yozefu yamenye uko yitwara mu gikundiro cy'Imana. Haleluya. Amen. Amenye uko ubu ngubu Imana dukubise igikundiro ikagutereka ahantu hakomeye mu kazi gakomeye. Utangiye avuga ngo none se ubundi no barakiteretsemo ni Imana barakujyanye aho hantu. Rero niyo ugiye kwirwanirira bibi bibazo. Bwana Yesu afisifiwe sana. Imana yacu rero irashoboye. Wowe unkurikira, wowe unyumva,
va mu bidatunganye mwene data. Niba ari icyo Uwiteka yakuvuze, niba ufite igikundiro cy'Imana, ujya kwicira inzira, izagucira inzira. Nubwo wajya muri gereza, nubwo wakubitwa, nubwo wakubitika, Uwiteka Imana azagukuramo. Icyo yagusezeranyije kizasohora ku buzima bwawe. Yesu nashimwe cyane. Kama wasomereho gato yenda tugera ku musozo. Ngo nyirabuja arega Yosefu bamushyira mu nzu y'imbohe. Haleluya. Agumisha uwo mwenda iruhande rwe. Mu by'ukuri yashatse kwifatira Yosefu niwe mukozi w'Imana washatse gufatwa ku ngufu muri Bibiliya. Haleluya. Yarafashwe ku ngufu n'umugore. Hari abagabo batagemera ko abagore bafata abagabo ku ngufu. Bajya bafata bene data, barabafata. Ahangaha yaragiye kumufata. Arangije asigarana umwitero. Amaze gusigarana umwitero, aravuga ati nanjye ndawumuregesha. Ariko reka nkubwire, Yosefu yaremeye atumwitero. Aravuga ati nge no muri gereza, ariko sindyamane nawe. Simpemukira databuja. Haleluya. Aho yanguza, aho yankwenda hazi. N'iki Imana yamvuzeho ndakizi. Ntabwo ndi bukora iki cyaha. Kandi sindi bubaza Imana yanjye. Aremera. Aravuga ati ndajya muri iyo gereza nta kibazo. Yesu ashimwe cyane. Ngo agezaho shebuja wa Yosefu agezaho yarirukanse katuhasubiremo. Ngo agumisha uwo mwenda iruhande rwe, agezaho shebuja wa Yosefu yatahiye, maze amubwira amagambo amwe nayo ati, wa mugurano wawe w'umuheburayo watuzaniye yanyegereje ngo ansuzugure, nanjye nteye hejuru ntabaje, asiga umwenda we iruhande rwanjye, arahunga arasohoka. Mwibuke ko uyu yari umukozi, shebuja yakundaga, nawe kumva ko wahemukiwe n'umuntu ukunda burya birababaza. Yahise atekereza gereza tayari. Haleluya. Yesu ashimwe cyane. Ariko Yosefu aravuga ati jyewe icyubahiro mfite ndakizi, naho kizangeza ndahazi, n'impano iri muri jyewe ndayizi, nzi neza ko nzagera kure, ntabwo ndi bukora ibi bintu. Yesu ashimwe. Yaremeye ajya muri gereza. Yaremeye ajya gereza, baramufunga, abamo. Umwami yaje kurota. Indoto ziburu zisobanura, bazana abakonikoni, bazana abantu bose birananirana. Aho nitwirirwa tugere ibyanditswe byera, nta mpamvu yo kubisoma byinshi, muzasome muzahamenya. Icyo nashaka kubagezaho ni ukumenya kwitwara mu cyubahiro Imana iduha. Iyo Imana yaguhamagaye ikagugabira umurimo wayo, hari ikindi cyubahiro kikuzaho. Icyo cyubahiro kikujeho, iyo utamenye kucyitwaramo, kigukoresha ibibi. Haleluya. Hari abahamagawe muri uyu murimo, abakozi b'Imana bahamagawe. Ugahamagarwa uri umuhanuzi, uri umupasiteri se, icyubahiro cy'Imana kikakuzaho. Cyamara kukuzaho, kikakuzaho warashatse umugore wawe munganya mu muhamagaro, cyangwa se umeze nkaho icyo gihe. Cyamara kugeza mu rwego rukomeye, ugatangira gutekereza ko wa mugore mudakwiranye. Haleluya. Rero tumenye kwitwara mu cyubahiro cy'Imana, tuzamukane agaciro ko gutinya Imana, dutinya Imana, dutinye guhemukira Imana. Haleluya. Yesu nashimwe cyane. Rero icyo narimbazaniye ni ukugira ngo mumenye ukuntu uyu mugabo yanze kwivanga, akanga gukora icyaha, akanga kwandura, kuko yarazi icyo Imana yamuvuzeho. Muri iyi minsi abakozi Imana tusigaye tugarukira mu nzira tutageze ku cyo Imana tuvuzeho. Kubera iki? Kuko twitwaye nayo mu cyubahiro Imana yaduhaye. Twitwaye nayo mu cyubahiro Imana yaduhaye. Mu kazi Imana yadushyizemo twitwaye nabi. Mu bivugabutumwa Imana yaduhaye twitwaye nabi. Imana nidutabare kandi nitubabarire kugira ngo dushobore kujera icyubahiro Uwiteka yaduhaye. Yesu nashimwe cyane. Aho hantu hari hamfashije cyane. Haleluya. Iki cyubahiro Imana iduha, iyo utacyitwayemo neza, ukacyitwaramo nabi, ushobora gukora ibintu bibi. Haleluya. Kuko kizaguhuza n'abantu bakomeye, kizaguzanira abantu benshi. Umuntu azavuga ati nsengera nabuze urubyaro, undi aza ati nsengera ibi nibi. Rero utacyitwayemo neza wakora ibyaha cyangwa ugahemuka. Ariko Yosefu yitwaye neza. Haleluya. Kuko icyo nakubwiraga umukozi w'Imana, iki cyubahiro Imana iduha, nakubwiye uko cyatumye Vashiti yibona. Wabonye uko byagenze. Iki cyubahiro nicyo cyatumye
Hamani kuko yari amaze kuba umuntu ukomeye, yari amaze kugira igikundiro ku mwami. Hamani amaze kumva ko ari byose, yari afite akazi keza ibwami, atangira gusaba Moridekayi ngo amwice. Haleluya. Ariko kuko yari afite umujyanama mubare w'umugore we, haba ati wowe gusa zana igiti hariya nkwereke uko tuzagenda. Yesu nashimwe cyane. Muri uwo murimo hari igihe tugira abajyanama babi, muri uwo murimo hari igihe, kuko igikundiro cy'Imana gikoresheje neza kijyana no gukunda, kijyana no guca bugufi, kijyana no kuko Bibiliya tuvuga ngo nimuca bugufi nzabashyira hejuru. Rero uko uzamuka jya urushaho guca bugufi mu mutima, urushaho guca bugufi mu byo ukora, urushaho kubaha, urushaho gukunda, ariko gukunda neza, apana gukora ibintu byangwa n'amaso y'Imana. Rero waba unkurikira muri aka kanya, nawe yenda icyo gikundiro cy'Imana cyarakugizeho, kuko hari imyitwarire myiza wigeze kugira hamwe n'Imana, ukabona guconnectinza n'abantu bakomeye, ujye umenye kucyitwaramo. Haleluya. Amen. Rero reka nasoreza ahangaha, reka nsengera Imana umuntu nkurikira, kugira ngo Imana igufashe icyo gikundiro nikikuzaho. Niba koko uri mu nzira nziza n'Imana, ndagusabira ikintu kimwe: menya kwikujera igikundiro cy'Imana kikuriho, menya gutinya cyane gisa nacyo, menya gukora ubushake bw'Imana no kugendera mu bushake bw'Imana. Reka nkubwire, Yosefu yaje gusobanuriza inzozi, ariko icyanejeje nuko, haleluya, erega abanyarwanda bajya bavuga ngo iyo utazi iyo ujya ntumenye iyo uvuye, ngo kandi utazi icyo ashaka afata icyo abonye. Haleluya. Yosefu yari gufata uriya mugore, ibyo bikarangira hariya, n'inzozi ze zikarangira, n'ibyo Imana yamweretse bikarangira, bene si ntibari kumenya yuko Imana ibyo yavuze byari gusohora. Haleluya. Ariko kuko yitwaye neza, byatumye bisohoza amasezerano ye, aza ahubwo aza no guhabwa intebe ikomeye kurusha na wundi wamukoreshaga. Yesu ashimwe cyane. Amen. Rero iyo ugendana neza n'Imana, ukagenda mu cyubahiro cyayo yakushyizeho neza, ukatinya cyane gisa nacyo, Imana igusingiriza amasezerano yawe, Imana ikwicaza ku ntebe y'icyubahiro, Imana isohoza amasezerano yawe. Haleluya. Imana yamusohoreje amasezerano, atari uko yenda yakiranukaga birenze, ariko ari uko yamenye kwitwara muri cya cyubahiro Imana yamuhaye, ari uko yamenye kwitwara kuri uyu mugore wa muka Potifa. Haleluya. Wibuka ko Potifari yarakuriye, yarashinzwe ibwami, yarashinzwe security y'ibwami. Yes. Urumva uyu nguyu yaje kuba nka prime minister, wituma amasezerano yawe ahagarikira hagati. Oya, itware neza, ibindi birekera Imana, genda mu nzira nziza. Niba shobuja yanjize kuguha akazi kubera ko ashaka kumuryamana, kareke jya handi, nubundi akaguha ntabwo ari wakaguhaye, wagaheshejwe n'Imana ikurimo. Haleluya. Niyo mpamvu Yosefu yahishurira akavuga ati, wa mugore we, nzahanga kugira ngo nkurire urugo rwawe, hari abandi bakozi, ariko ikindimo nicyo cyamesheje aka kazi, ndajyana nacyo muri gereza. Haleluya. Amen. Nukurikirana Bibiliya mwene data, uzasanga nta bavoka bigeze baza kugira ngo baburanire Yosefu asohoke muri gereza. Oya, yasohoyemo n'Imana. Haleluya. Kandi asohorwamo Imana ishaka kugira ngo ibisohoreze amasezerano. Yesu ashimwe cyane. Nkwifurije gusohozwa amasezerano, nkwifurije kugendana n'Imana, nkwifurije kumenya kujera igikundiro cy'Imana kikuriho, kandi bityo nzi neza nashidikanya yuko nunkurikira ukagendana n'iri jambo neza, Uwiteka azakugira neza. Shalom shalom kuri Kiana TV, mbayesheje umugisha, reka mbasengere. Data, mu izina rya Yesu, nongeye guca bugufi imbere yawe, nkuzamuriye ishimwe n'icyubahiro, ndagushimye Uwera wa Isirayeli. Reka tumenye kugendera mu bwiza bwawe, reka tumenye kugendera mu mwami mwiza mu masezerano yawe, reka tumenye mwami wanjye guca bugufi ku munsi ku wundi. Mwami, tuzi nadashidikanya kuri Imana nziza, uri Imana y'urukundo, uri Imana igizamura izikamanura. Twabibonye neza ku byo wakoreye Yosefu mwami, nuko yitwaye neza mwami w'abami, ukamusohoza amasezerano. Ndakwinjiza umuntu nkurikira kugira ngo mugarure ku rufatiro mu izina rya Yesu Kristo, kugira ngo umugirire neza. Mana isumba byose, nciye bugufi, nkuzamuriye amashimwe, ni mu izina rya Yesu Kristo, ni mu izina rya Yesu senze nizeye. Shalom shalom, amahoro y'Imana n'abaganze. Amen.